300. Iyo tugiye mu gice cya 8, Daniyeli yarasenze. Amaze gusenga, ariko mu gusenga kwe yigaga ibyanditswe byera. Ibyanditswe byera yigaga n'ibi: mu Bisiraheli Imana nk'uko nabibabwiye byari ishyanga Uwiteka yatoranyije, ishaka ko bazavuga ubutumwa bukava muri bo bagahindura isi yose. Ariko kubwo kutumvira, Abisiraheli bagiye kure y'icyo Imana yabashakagaho. Hanyuma ngo Imana yarabitegereje isangaho kwera imizabibu beze indimu. Muri Yesaya igice cya 5 no muzabisanga. Hanyuma irangije kubera kutumvira, Imana ibajyana mu bunyage i Babuloni. Imaze kubajyana mu bunyage i Babuloni, hari harimo abantu batatu. Hari harimo Shaduraka, Meshake na Abedenego. Ayo ni amazina babahimbye agendanye n'ibigirwamana by'i Babuloni. Mu gice cya 1 muzabona amazina yabo nyakuri. Harimo muzayabona mu gice cya 1. Hanyuma hari harimo n'uyu nguyu bita Daniyeli. Ariko Daniyeli ubundi bisobanuye umucamanza. Hanyuma Daniyeli mu gihe yari arimo kwiga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, murabizi mu gihe mbere yuko bajyanwa mu gihugu cy'i Babuloni, Yeremiya yari umuhanuzi muri icyo gihe. Ariko mbere yuko bajyanwayo, umuhanuzi yandikaga yuko bazamara imyaka 70 mu gihugu cya Babuloni, bariga bari mu buretwa bukabije kubera kutumvira kwabo. Rero Daniyeli yarabyize, abyiga benda kuva muri Babuloni. Hanyuma Daniyeli agira amatsiko cyane, arasenga, abwira Imana ati koko ndeba igihe cyaturangiriyeho, none watubabariye njye n'ubwoko bwawe ko twagucumuyeho. Tubona neza Daniyeli ari gusenga. Noneho byatangiriye ku by'imfizi, nabyo tuzabyiga uko Imana izadushoboza. Iby'intama nabyo na ziriya nyamaswa zose ziri mu gice cya 7, Daniyeli nibwo yabyerekwaga. Ariko mu gice cya 9 twongera kubona Daniyeli ari gusenga. Ariko mu gice cya 8 ku murongo wa 13, ubundi iryo somo rivuye muri Bibiliya, byagaragara ko Bibiliya yanditswe n'umuntu uwo ari we wese. Mu gice cya 8 ku murongo wa 13 kugera ku murongo wa 14, ngo nyuma numva uwera avuga, maze undi wera abaza uwo wavugaga ati, ibyo byerekanye by'igitambo gihoraho n'ibigicumuro kinyagisha bizageza ryari? Uko ubwo buturo bwera n'izo ngabo bizasiribangwa? Aransubiza ati, bizageza iminsi 2300. Uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabone kwezi. Aya ni amagambo akomeye cyane kuri ibi. Mu Bisiraheli habagaho ubuturo bwera. Ubuturo bwera bwari bugabanyijemo ibice. Byo nabyo tuzabyigana basezeraniye mu kavideo ka mbere kino cano. Nababwiye yuko tuzagenda tureba neza Abisiraheli uburyo babayeho, ndetse tukareba n'ubuturo bwera. Ibyo narababwiye. Hanyuma mu buturo bwera mu Bisiraheli, kugira ngo tubashe kumenya ino minsi 2300, ngo bagombaga kumara iminsi 2300. Uko bukeye bukira, ubuturo bwera buzabone kwezi. Iminsi 2300 uko bukeye bukira, ubuturo bwera buzabone kugira gute? Kwezi. Urumva bibaze ngo umunsi umwe 2, ndumva byaba ari igihe gitoya. Rero iyi minsi 2300 Abisiraheli bayimaze bati. Daniyeli arimo arasobanurirwa ibyo yeretswe. Turagenda tukabibona mu gice cya 9 ku murongo wa 15. Amaje kubyerekwa, yarasenze, ariko aza gusaba Imana ngo imusobanurire. Iki cyigisho rero nacyo nabwo nzagitegura mu buryo bubiri kugira ngo cyumvikane neza. Hanyuma nyuma yaho tuzahita tureba ku ibihe aho bigeze uyu munsi. Iyo minsi 2300 nuko ngo tubona ibyumweru 70 bitegekeye ubwoko bwa Isiraheli. Nuko amaje gusenga mu gice cya 9, Imana iri kumusobanurira ibyo minsi 2300. Noneho ibyumweru 70 icyo bivuze, ngo nuko nyivuga nsenga natura ibyaha byanjye n'iby'ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli, kandi nakambira Uwiteka Imana yanjye
kubw'umusozi wera w'Imana cyane. Uwo musozi wera Yerusalemu bari baranyazwe. Ngikomeza gusenga, umugabo Gaburiyeli nabonaga ngitangira kwerekwa aratumwa, maze agaruka azana ingoga igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba cyenda kugera. Ankoraho arambwira anyigisha ati, Daniyeli, ubu nzanywe no gukungura ubwenge bwawe, cyangwa nzanywe no kugusobanurira bya bindi byose werekeje by'iminsi 2300. Ugitangira kwinginga haje ijambo, kandi nzanywe no kurikubwira kuko ukundwa cyane. Nuko iryo jambo uritekereze cyane, umenye n'ibyo weretswe. Ibyumweru 70 bitegekewe ubwoko bwawe n'umurwa wera, kugira ngo ibicumuro bicirwe n'ibyaha bishire, no gukiranirwa gutangirwe impongano, haze gukiranuka kwiteka. Ibyerekanwe n'ibyahanuwe bifatanishwe ikimenyetso, ahera cyane hasigwe amavuta. Nuko ubimenye ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategekera kubaka i Yerusalemu bayisana kugeza kuri mensi y'umutware hazabaho ibyumweru 7, maze habeho ibindi byumweru 62 bahubake, basubizeho imiharuro n'impavu, ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. Ibyo byumweru ko ari 62 nibishira, Mesiya azakurwaho, kandi ntacyo azaba asigaranye, maze abantu b'umutware uzaza bazarimbura umurwa n'ubuturo bwera. Uwo iherezo rye rizaba nk'utembanywe n'umwuzure w'amazi. Intambara n'ibyago bizarinda bigeza imperuka, niko bitegetswe. Umutware azasezerana na benshi isezerano rikomeye, nimara icyumweru kimwe nikigera hagati, azabuzanya ibitambo n'amaturo. Umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira, maze kugeza ku mperuka yategetswe, uburakari buzasandazwa kuri uwo murimbuzi. Aya ni amagambo y'ubuhanuzi ya minsi 2300. Hari harimo ibyumweru 70 bitegekewe ubwoko bwa Isirayeli. Hanyuma rero ibi ni ubuhanuzi tuzabwiga neza, tubisesengure mu cyigisho kizakurikiraho. Ikintu dukwiye gufata amahangaha ni iki. Ikintu cya mbere ni uko Abisirayeli mu kuva mu bunyage bwabo bari bahawe iminsi 2300, ariko iyo minsi 2300 hakaba hari hategekewemo ibyumweru 70. Hanyuma mu byumweru 70 byari bukurwe, bivuga ngo bitegekewe, byari bukurwe muri ya minsi 2300. Hanyuma ibyumweru bigira iminsi ngahe? Icyumweru kimwe kigira iminsi 7. Hanyuma kugira ngo tumenye iminsi yagomba gukurwa muri ya minsi 300, nuko turi bufate iminsi 7 tugakuba n'ibyumweru 70, bikaba iminsi 490. Hanyuma iminsi 490 tukayikura muri ya minsi 1300. Ubwo ngubwo nitumara kubikora gutyo, turahita dusigarana iminsi 1810. Iyo minsi 1810 yari abanyamahanga. Tuzashobora kugenda tubibona. Hanyuma irindi somo ryadufasha kubyumva neza, umunsi mu buryo bwa gihanuzi usobanuye umwaka, turabisanga muri Ezekiyeli igice cya 4 ku murongo wa 6, no muri Ezekiyeli igice cya 4 ku murongo wa 6, no muri Yeremiya, no muri Kubara, no mu Kubara mu gice cya 14 ku murongo wa 34, niho dusanga uburyo umunsi umwe ungana n'umwaka. Hanyuma ibindi mureke Imana irushaho kudusobanurira, kandi nimugira ikibazo mujye mwandika muri comment. Reka tugarukira ahangaha. Ikindi cyigisho kigendanye n'iminsi 300 tuzakikurikizaho. Navuga ngo ni nk'uburyo bw'amaseri. Murakoze, mukomeze kugira umunsi mwiza. Mureke dusenge. Data mwiza utwitaho, uri Imana ikomeye,
turi kwiga ibyigisho ntabwo nubane natwe uduye kubisobanukirwa kandi uduye kureba aho igihe kigeze maze ubwoko bwawe uduye kwihana nyakuri maze ubwo ugiye kugaruka tuzagusanganira twishimye urakoze kuko twumvishe mu izina rya Yesu urakoze amen.